areba hano hose nkabona ndige bareba bakubonye noneho nifatanya nakwifatanya mpamvu intoki nizifata nkajya nkifatanya noneho ya kumva numva mbaye nk'umuntu ubaye nk'umusazi nk'umuntu utaye ubwenge ako kanya noneho ahita ararika abantu bihana jewe rero nashidutse mpagaze imbere kandi watanze itangazo yuko ubwo yena n'abantu banje babonye ngiye imbere baravuze bati buyayina no kujijisha ubwo nageze imbere ngo dansa yaje madamu uyu ahita mfata ko yazi ko ndi igihangange mu itorero ahita mfata gutya abanyamwuka babakubonye nawe yari umunyamwuka noneho rero iyo bajyaga gusengera abantu bihana baje gusengerwa bihana barabafataga noneho ukabanza ukatura ubwo nahanzwe no kuyawuryo ngo ndasama cyose nk'aba muntu ufite iseseme uraruka ndangije rero batamika gusenga rero basenze rero bajya mu mwuka noneho kwa guhagarara biranga ndicara cyokere n'iki byose n'ubwoba n'iki nicaye bamurizaho ibiganza ubwo noneho barahanura baravuga bambaye igishushugo cy'igishwi burundu noneho bajya batujyana inyuma y'urusengero kutugira inama rero umuntu yihannye ikintu cya mbere agomba gukora ni ugutandukana n'imirimo y'umwijima nawe wafatanyaga kuyo wongeye kujya kwifatanya n'abapagani bisubiramo kandi ufite korari ntabwo nabisubiramo n'ukuri bati ikindi cya kabiri ukitabira amateraniro noneho rero dore umubyeyi wawe n'uyu bira gudansi ni umubyeyi wanje umudamu uyu mushyashya cyangwa yafite yari umwana w'umukobwa nyire burasa nawe yarageukaga tumwemera ko nawe yarageukaga hejuru mu kirere niba intambara nyuragamo n'ubuhamya yatangaga bari kumwe muri korali y'ababiri akijwe kabisa noneho baramumpa kazigiye mu materaniro muzanye ubwo yarantwaga ntutwaye uruhinja akaviga cyazo akaza kuntwara imuhira ubwo kwa gatatu mba ngiye mu materaniro repetition ya korali ya mizero yabaga kwa kane ubwo mvuye mu materaniro imuhira gufasha ababyeyi kwa kane yabaga ati ntabwo nasubira muri korali ya korali kuko nyine ibyo tuhakorera byo nagahoma mu rugo baranegereza barambura na telefone zabagaho baza kundeba imuhira bati kutaje muri korali kabya buzuyobora kandi bura natandukanye namwe noneho nabaye umurokore yiye kujya muri korali y'abarokore ubwo abandi batanu tobaye batandatu korali buruyobora hita yisenyo imaze kwisenyura mu minsi mike yagiye ko n'umuntu witwa Yonasi araje arakijijwe muri ya korali witwa Gasongera araje arakijijwe ntitubaye nk'8 tutangira kubwiriza ubutumwa gutyo korali irarangira noneho yakorari izingiye ry'amahoro yakorari noneho ikayijyamo umuntu wihannye ufite n'ubuhamya kuko cyera ntabwo yihanaga ngo bahita bagushyira muri yafataga nk'amezi 2 bagenzura ibyaha bakurariza kubuyikorari y'abarokore noneho abapagani bagenda amizero yararangiye ariko umukobwa umwe niyo bahise bahinda yishingiye umukobwa umwe yatwaye inda umukobwa umwe yagiye kurya umuhungu umwe yabyihoreye ibyanjye biza bityo ariko korari Imana ati shati korari yacu yaraguye se yagujijwe n'icyo Samuel yarabamukoresha yasanga inkuru yahageze atigushirije kwa aparangi ati niko se mwana wanjye kwa yewe muhango mfite karewe natumaga inzoga kandi nawe yari umwarimu kandi yari mwarimu karewe wanjyaniraga inzoga siko bari bameze se cyo ugiye kuganira umuntu umushorerera inzoga nawe agiye kubirwanya kandi ari mwarimu akambye ati urumva umuntu umurokore mbona ari umuntu mwiza ariko ikintu ukoze kibi nuko nazabona uwo ntumu kandi wari kuyikorera ndavuga ati rega kwikorera kera umurokore wa kera nta murokore wa kera wikoreraga izo kuyikorera jya mu bukwe bw'abapagano rero jya mu bukwe bw'abapagano rero ko badaguhita baguhagarika wabutashye niba ari ubwo mu muryango wagomba kubanza ukabisobanura ugasaba uburenganzira ari umuryango warabwangaga bakakugira inama y'uburyo uzabutaha bwa busuru bwegetse ntuwemerewe kubunywa
ugataha ubukwe uzi ko wajyaga no guhinga mu muryango ugataha utamweye bahingisha ukagenda ugahinga warangiza ukika noneho ndavuga ati rero umusaza wewe ugira ikibazo umupfu yapfuye ntabura umuhamba wewe ugira ikibazo inzoga zawe nuzenga ntizabura abazitwara mu miryango hari bene wacu benshi bikora iki batarakizwa uzabare bibi nayo nuko twavugaga twameraga twaramenaga umuntu yavugaga ikintu ko kiri ategetse ku ruhande urumva nibyo nakubwiye rero kera ntiwavugaga ngo runaka yavuze icyaha mu izina ngo urakare ubu ngubu uvuze icyaha mu izina hari naho utakunya no kubona buyomwa tiyanducyuri mwarimu wacu yigeze kuvuga mwarimu jambe yigeze kuvuga ati aho kugira ngo umuntu w'umupagani umuntu ufite ubuhamya bubi azaze hano mu rusengero ngo aje kuyobora ngo nuko atanga amaturo tuzemera tujye mu amaturo 200 ariko ibintu tubikorere mu mucyo ntabwo tuzemera ko abantu baza ngo baraje gutura amaturo y'umurengera ngo kugira ngo tubahe ijambo uzi ukuntu batashye bivuga ngo mwarimu baraducyuriye ngo mumenye yuko ngo hagomba kujya hatura abakijijwe gusa ngo mumenye yuko ngo yavuze yuko nta turo ry'umupagana ashaka abantu bamara iminsi babiririmba ngo Janvier yaravuze ngo naturi umupagana Jacques muzajya muza dusenge ngo nimugature bakwiziye nkuru gutyo muri uko kwezi twabonye amaturo makeya ariko nabwo ni wewe wicika intege muho ubuhamya bw'ibintu byigeze kumbaho igihindamuyaga pasteur atiziko ni habarurema yagiye ahagarika korali yitwe Benezeri y'abakungu gusa y'abakire aravuga ati umuntu wese wabaswe n'uwo mutobe numva sinzongeye no kumumva mu murimo w'itorero ati mbazaniye mwarimu ajya murayabonye ariko akorana n'amanyamasengesho udashaka gukizwa ajyaho mu idini rimwemerera ayo mafuti najya mu amafaranga 7,000 mu kwezi kwa mbere uko kwezi nahageze najye mu 7,000 mu kwezi kwa kabiri njye muri 25 ngeze mu kwezi kwa kane ntangira kujya muri 100 kuri ko abantu babanze kubibona ko ni hahandi abanyamasengesho groupe y'amasengesho dutumira abanyamasengesho baza tureme igicaniro kigira imbaraga abantu barakizwa abantu cyagicaniro none abantu bagikiriraho indwara zamoko yose akomeye ubuhamya buratangwa hirya no hino abantu barahurura itorero nkayange muri 300-400 n'uwari waravuze ngo sinzayatanga akayazana avuga ati nuko akamuhata ati none ibyo nakoze byabaye mfawe yabone ibiyabivuga ntago bi buke haburema aravuga ati ngishanga naho gatereho igihindamaga byakunze gishanga niho mvuka bana ari nyimara kuhaje ari kurebya agahinda ako nayabwi Imana uzabanundanira umuntu wawe agahinda nterwa nahavuka karano niho nzasazira ishanga wayowe ni na satani mu rwego rwo hejuru arambwira ati rero nkorera agapapuro k'abantu bose bayobora kandi bapima igikwanga icyo gihe hari intambara ikomeye abantu nayo imaze kuhageraga nayo mamaze cyumwe kandi ugende uhashyire mwarimu ukijijwe uhindure staff yose de pasteur igera munani yaje ageze hari ngo ariko ngoma yande pasteur barore yaje guhagarika abantu kabiri yaje guhagarika abantu bwa mbere aje kubahagarika sinze mu mirimo yari gukorerwa hano abantu bitanga 60,000 baravuga ngo niho barebe ko ryo ni ibyacu agenda atabahagaritse aricyo cyari cyamuzanye mbibwira habawe hanyuma ageze hariya ahita ambwira ati ubu mpamagaye pasteur ngo tuhahurire yahagaritse perezida wenyine na Cidikone yaje Cidikone avuga ati ikintu kinzanye hano ishanga rero ntabwo nje kubwiriza ubutumwa nje gukubita Cidikone habarurema yaramunyamahane cyane ati nje gukubita ati ndavuze ngo umuntu wese ufite ikintu ashinzwe hano mu itorero wabaswe n'umutobe uwo mutobe wanyu cyangwa upima mubone atongera kwicara na hafi y'alitari ati kandi niba hari umuntu ufite ikintu yazanye hano mu rusengero nagiterura ishanga se bwakemba byaho yakorariye abagabo yose rero ko umva ninge nahise icyo gihe nabisabye kazaza ubwo buki ari ku cyumwe nabwe nta murindi nkeneye ko yicara kuri altari nta kurari kiri hano abati niba hari ikintu wazanye hano mu rusengero niba yibaze cyangwa ufate wigende
kuko nuri gifata mvuye hano uburoko buzakubona nzaza ntari kidiko nzaza ndi umupolisi icyawe gifata ufata ahangaha amengane nawe ubuganye nabahagaritse ubwo barimo banubaka ati kandi ikorari y'abagabo ntizongere kuririmba ati ngiyi ntizongere kuririmba bahita bavuga ngo umwarimu yaratura bagatura uzi umwarimu waza avuga ngo uzahava nabi ngo tuzakujya nkuko twagiye parete y'umutundi ngo niko bazanye navuga ni cyekane bari imana itara ntimisha navuga ni kuri ayitari mwese muvuye mugene mwicare hatwari ahita habarowe mangora baguye ati umuntu wese wumva ashaka kugandira mwarimu ndamugira inama ati genda ntuza inyangazi narayoboye abantu bashaka kugira ngo bigire gayi mbaboneza uburoko bose ati bavamwo bihanye ko batazagaruka muri yari ati ndagira ngo mbabwire wumva ashaka kugandira mwarimu mama yango mwe muri ahangaha nkarabiye imbere yanyu amaraso ye sinzayabazwa ninumva ngo umuntu yagandiye mwarimu nzaza nje gushyira mu buroko nzaza ntari kidikoni nzaza nje gushyira mu nzaza nzanye n'abapolisi ati ndabirukanye uwumva ashaka kujya muri adepera yeyo ushaka gushinga idini ryageyo naho mwarimu uyu nguyu abamushaka bamuyoboke abatamushaka mujya ahandi atugundi narangije bahita bavuga bati tugiye kumugandira mu rwego rwo hejuru bishoboka byose sendi ndahita avuga ati no kuvugura urusengero nyumva aramugura urusengero kandi abantu bibi ntabahari babirukanye ariko se ntabwo rwahise ruvaho amategura itaraganya baremeye barayatanga nubwo bari amafaranga bazanga barahigirayo nababwa ntushaka kwataza utashaka twayadura nkubaga ariko nabonye wanditse amafaranga uzatanga ati nzayakohereza mwana wanjye azahi wigiraga igayi wabona mugenzi wawe ari wakora ukavuga ati ariko se yewe nzerekerahe hakaba n'umwe batanga adashaka gukizwa avuga ati reka nyatange yenda n'abana David yaravuga ati nzarwubakisha umuhungu wanjye azabayobora nawe uko namwe wowe bagutoye kuzubakisha urusengero uzarwubakisha nubwo utakira umuririmbyi nta n'amafaranga bajya bayakunyuza bavuga aravuga ati nzarwubakisha kuko ati nzarwubakisha umuhungu wanjye azabayobora nawe we kuko yajyaga no hejuru arimo yinywera igikwangara akantu n'igafana batinga nimubakisha urusengero rwanjye akambwira ati mwanyirukanye ati ndarwubakisha yari atwirukanye amabati ahita ajya ku rusengero urumva kwa kundi bavugaga ngo hari ukuntu baturaga mwarimu y'ibena bari baramubonye batura abo ngabo ko bari bamuyoboraga bakamuha yumva we mwarimu bakwiye kumutegeka ngo uzagemura aya ngaya yandi turayanywera ngo turayanywera